Nshuti bavandimwe mukurikiye umurongo wacu abakerubimu, twongeye kubasuhuza. Yezu Kristo akuzwe. Dusuhuje mwese abarangije gukora sabone, ariko nanone dusuhuje n'abandi bose babona ibiganiro byacu ku buryo ubu n'ubundi. Ijuru n'isi bizashira, ariko ijambo ryawe mana rizahoraho. Ni nayo mpamvu uyu munsi tunezerejwe no kuza kwicara imbere yawe mu ijambo ryawe. Ni umuvandimwe wanyu Mudera Ascension, reka na mugenzi wanjye abasuhuza. muri kumwe kandi n'umuvandimwe wanyu Willy Kimenyi. Twahita dutangira rero dukoresha isengesho rya Zaburi ya 51 mu dukubo 50. Angire ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Mana yanjye ngirira imbabazi nkurikije ineza yawe, kubera impuhwe zawe nyinshi umanagureho ibyaha byanjye. Nyuhagiraho wese ibicumuro byanjye, maze unkize icyaha nakoze. Koko nemeye ibicumuro byanjye, icyaha cyanjye kimpora imbere. Uwo nacumuyeho ni wowe wenyine, maze ikibi wanga mba ari cyo nkora. None rero nubintonganyiriza ntuzaba undenganya, n'urubanza uzancira ntirugira amakemwa. Dore njyewe navutse ndi umunyabyaha, kandi mama yansamanye ibicumuro. Naho wowe ukunda umuntu utaryarya, maze ubushishozi ukabunyigishiriza mu mutima wanjye. Ntera icyuhagiro nyir'ubwandu bwose, unyuhagire maze nererane kurusha amasimbi. Ongera unyumvishe impundu z'ibyishimo n'umunezero, maze amagufa wajanjaguye ahimbarwe. Renza amaso ibyaha nakoze, ibicumuro byanjye byose ubimanagureho. Mana yanjye ndemamo umutima usukuye, maze umvuguremo ibitekerezo biboneye. Ntunyirukane ngo une kure yawe, cyangwa ngo unkuremo umwuka wawe uzira inenge, ahubwo mpa kwishimira ko nakijijwe, kandi unkomeze mu mutima wuje neza. Abagome nzabatoza inzira yawe, n'abanyabyaha bakugarukire. Mana yanjye, Mana ikiza, nkura mu nzigo ndimo, maze ururimi rwanjye ruzamamaza ubutungane bwawe. Nyagasani bumbura umunwa wanjye, maze akanwa kanjye gatangaza ibisingizo byawe. Igitambo cyanjye si cyo ushaka, naho nagutura igitwikwa nticyakunezeza. Ahubwo igitambo Imana ishima ni umutima washengutse. Mana yanjye, ntuzirengagize umutima washegeshwe kandi wihana. Ku mpuhwe zawe girira neza Siyoni, maze wubake bundi bushya inkike za Yeruzalemu. Nibwo rero uzashima ibitambo byategetswe, ibitwikwa hamwe n'ibiturwa burundu, maze bazaturirimba asa ku rutambiro rwawe. Amen. Ubahe Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, nk'uko nk'uko bisanzwe bisanzwe iteka wowe mubaye byose. Amen. Amen. Urakoze Willy. Ubwo turagerageza kwihuta mu bibazo twabajijwe, kuko ikibazo ubwacyo aba ari ikiganiro. Hari umuvandimwe wabajije, ntabwo nafashe izina rye, ariko mu gusubiza turaza gushyira neza ku kibazo yari yabajije, turamusubiza. Yarabajije ati, mwavuga iki ku mumarayika murinzi? Ubwo ku mumarayika murinzi muzi yuko ari ikintu gisanzwe mu kivugwa muri Kiliziya Gatolika, ko hari abamarayika barinzi, kandi ko uwo mumarayika tugomba kumwiyambaza, kubana nawe, kumwumvira. Ariko si byo byakorwa bite, cyangwa bibaho gute? Ndagira ngo wenda wiraza bashaka mu Byahishuwe 17:14, ubwo niho turaza gusoma. Ariko nagira ngo mvuge yuko umumarayika murinzi tubisanga muri Matayo 18:10, aho Yesu avuga ati, aba batoya bafite abamarayika babo bahora baramya Imana. Mu byakozwe n'intumwa 12:10 naho babigarukaho, aho batubwira ko Petero hari umumarayika waje kumureba aho yari afungiye akamusohoramo. Iyo dusomye Zaburi ya 91 umurongo wa
cumi na rimwe n'uwa cumi na kabiri, Imana itubwira cyangwa se iyo Zaburi itubwira ko hari umumarayika uzaduherekeza kugira ngo tudasitara, uzaduherekeza mu nzira zacu, mu migambi yacu, kugira ngo tudasitara no ku ibuye. Ubwo mwabyumvishe rya buye twavugaga rindi, gusitara ku ibuye, ubwo ni ukugwa mu kinyoma. Ni uko dufite umumarayika utubuza kugwa mu kinyoma, umumarayika utugenda imbere mu nzira zacu, mu mishinga yacu. None ubwo ngubwo rero bigenda bite? Umuntu yamuvugaho iki umumarayika murinzi? Ni uko kugira ngo tuvuge abamarayika tugomba kubanza kwibuka ko twari twavuze ko umumarayika ari njye nawe uyu munsi uriho, cyangwa se njye nawe ejo wapfuye, cyangwa se wagiye mu yindi si, ariko ugapfa ufite muri wowe, cyangwa se ukaba uri hano ufite muri wowe ubutumwa bw'Imana. Ni ukuvuga ngo niba ufite ikintu cyiza cy'Imana kikurimo, cyangwa se ukuri kw'Imana kukurimo, ukaba woherezwa ku bandi, ku buryo ubu n'ubu uri umumarayika. Ubwo rero iyo usomye iyo witegereje uburyo kiliziya yubatse, ubwo ndavuga uburyo tubivuga tutabitinzeho, ariko batubwira yuko dufite kiliziya yageze yijya, tukagira kiliziya iri ku rugamba, none ariyo turimo, noneho na kiliziya y'abategereje. Njyewe kuri ibyo bice nakongeraho nabivuga ku bundi buryo butandukanye. Dufite kiliziya y'abantu begereye Imana, bivuge gutyo, kubera ko abegereye Imana ni abakora ibikorwa byiza cyangwa abakoze ibikorwa byiza. Abakora ibikorwa byiza uyu munsi cyangwa abakoze ibikorwa byiza, abo begereye Imana. Tukagira na kiliziya y'abantu bashakisha Imana, bashakisha ukuri kw'Imana, cyangwa se bashakishije ukuri kw'Imana, ubwo ni ukuvuga uyu munsi cyangwa ejo. Noneho hakaba n'abandi basigaye hagati bakirimo bishakisha, ndavuga ko bari ku rugendo hano ku isi, cyangwa se abari mu gihe cyo gutegereza kwakirwa muri biriya bice bibiri. Ubwo ibyo ngibyo tubisanga rero, tugiye gusoma muri Matayo makumyabiri na ibyahishuwe cumi na karindwi cumi na kane, nongeye guhera ubwo Wiri yadusomera. bazarwanya ntama, nyamara ari we mutegetsi w'abategetsi n'umwami w'abami, ni hamwe na we abahamagawe n'abatowe n'abayoboke be, nabo bazatsinda. Ubwo twumvishemo abahamagawe, abatowe n'abayoboke. Ubwo mu gifaransa ni les appelés, les élus et les fidèles. Ubwo mbivuze ku bundi buryo, hari abahamagawe, ni ukuvuga ni imbaga y'ababatijwe, ni imbaga y'abashakisha Imana. Muri bo hakabamo igice cya mbere cy'abatowe, hakabamo n'ikindi gice cy'abatoranyijwe, cyabo nakita inkoramutima. Hari inkoramutima, batoranyijwe, noneho na rusange. Ubwo rero muri iyo rusange niyo twinjye nawe turimo n'abandi bose. Uri muri rusange rero afite uko ahuye n'abatowe, akagira uko ahuye n'inkoramutima. Bakuri abahamagawe nibo babanza, cyangwa abayoboke nibo babanza? Kuri njyewe habanza les appelés, hagakurikiraho les élus, hagakurikiraho les fidèles, tuzamuka bwo mu mbaraga. Ariko noneho ubwo niho turimo kwibaza akamaro k'umumarayika murinzi. Ni uko iyo uturutse hejuru hejuru hejuru, ubwo ni ukuvuga aho Imana iri, hakurikiraho kiriya gice cyangwa se ririya kipe ry'inkoramutima. Izo nkoramutima zirangwa n'iki? Ni abantu bibera mu bikorwa. Ni ukuvuga ngo urugambo rukeya, ibikorwa byinshi, abo ni inkoramutima, kuko icyo Imana idukeneyeho ni ugukora. Noneho hakaza igice cya kabiri cy'abafite ibikorwa bikeya, ariko bazi cyangwa se bumva iby'ingoma y'ijuru, kuko bose baba bakenewe. Ari abanyabikorwa barakenewe, ariko n'ababivuga mu magambo nabo barakenewe. Abo ngabo nicyo gice cya kabiri. Ni ukuvuga ngo iyo bivuye amakuru avuye ku Mana, aramanuka akagwa kuri abo ngabo b'inkoramutima,
akava ku nkoramutima. Ubwo ngubwo mu nkoramutima ya mbere twafata ni Adamu muri Geneze ya kabiri. Buriya kiriya ni igice cy'inkoramutima. Ni ba bandi banibwiriza bagakora batabanje no kwibaza ngo Imana irifuza iki. Kubera iki? Kuko bari iruhande rwayo, baba bareba icyo bagomba gukora cyangwa se bamaze kumva icyo bagomba gukora. Ariko iyo umanutse noneho hasi mu gice cya mbere, mu gice gikurikiyeho, nagereranya na Geneze ya mbere, ni abantu bakiri mu kwishakisha, bashakisha mu ijambo icyo bagomba gukora. Ubwo rero noneho hakaza na rusange, nge uko amakuru amanuka niko aza akagera kuri njyewe, anyuze mu bice by'abamarayika uko bigenda bikurikiranye uturutse ku nkoramutima. Ubwo rero umumarayika murinzi ntago ugira umwe, nta nubwo ushobora kugira umwe. Igice urimo uyu munsi iyo ugitsinzwemo uramanuka, ni ukuvuga ngo uhindura n'umumarayika. Igice urimo uyu munsi iyo ubashije kugitsinda ukigira imbere cyangwa kumva ibyo ugomba gukora ukigira imbere, uhindura n'umumarayika, kuko imbaraga ukeneye ntabwo aba ari zimwe. Ubwo rero abatsindwa burundu, ndavuga b'abanyabikorwa, abo ngabo nibo tubahinduka iki? Abadayimoni. Abatsindwa burundu mu rwego rw'abigisha cyangwa se rw'abashaka gukisha ukuri, abo nibo bahinduka amashitani cyangwa se bakorera kwa shitani. Ubwo rero wowe nk'umuntu aho uri, shitani iba ikeneye kuguha amakuru nk'uko ijuru rikeneye kuguha amakuru. Wowe uko ugenda utsindwa cyangwa se utsinda kimwe, iyo utsinda shitani urazamuka, ni nako abamarayika ubana nabo bahinduka. Ubwo rero ntabwo umuntu ashobora kubana n'umumarayika umwe, kereka abayeho ubuzima abaho ku buryo bumwe budahinduka. Ariko niba hari ibyo urwana nabyo, hari n'abamarayika banganya imbaraga nabyo. Niba hari ibyo utsindwa nabyo, ni uko hari n'abamarayika batsinzwe nawe cyangwa se bagutsinze kandi bagutwaye mu ikipe urimo. Ubwo muri makeya tubaho mu makipe, ni uko nabivuga. Ayo makipe hakaba harimo abamarayika. Uko utsinzwe ugenda uhindurirwa ikipe urimo, uko utsinze niko ugenda uhindura ikipe urimo, ujya hasi cyangwa ujya hejuru. Ubwo rero mbifurije gutsinda kandi nkabifuriza kugenda muhindura abamarayika mubana, kugira ngo murusheho kugira imbaraga, murusheho no kumva iby'ijuru no kubisobanukirwa. Ndumva ariko nawe mbivuze, kereka niba hari ikibazo cyajemo. Hmm? mbona ari mvuze ngo umuvandimwe wabajije ikibazo wenda nimba atanyuzwe ashobora kuzongera kutubaza, twajya ku kindi kibazo umuvandimwe yari yatubajije ku kibazo ku kiganiro duheruka gukora, ubwo yatubazaga ati ese ko mwatuganirije ku ibuye mwagerageje wenda gusobanura ko mushobojwe ko Nyagasani yabahaye ibyo twari dufite n'ibyo twabagejejeho, ariko se ni gute? Hari ikibazo yatubajije kigaragara muri Ezekiyeli 36, aho Imana itubwira ati nzabakuramo umutima w'ibuye mbaho umutima mushya. Ngira ngo wenda icyo kibazo yibaza, se iryo buye riraza guhurira hehe n'amabuye twaba tumaze gusobanura, garagaza ko ari iryo jambo rya Kristo, ari iryo jambo rya Yesu. Uyu muntu witwa Rukundo rero ngiye kumusubiza. Yaranshimishije uko ngiye kubivuga, ntimwumve ko harimo wenda guca iruhande cyangwa se kuzana ibyo kudashimira, kubera ko yaranditse avuga ati yego ntako mutagize, atari ko se kandi ni iki ngiki nifuza, nizo nzozi zanjye, ko hari abandusha ko hari abandi hejuru. Kuko hari umuntu wabwira gutya akumva biramurakaje cyangwa akavuga ati burya hari abandi bafite byinshi. Oya, njyewe ubu butumwa ntanga ndabizi neza ko hari abafite ubunduta. Ni nabyo navugaga hano hejuru, hari abamarayika hejuru yanjye, nk'uko hari n'amakipe y'abantu hano ku isi bari mu rwego rwo hejuru, bamaze guhura n'Imana cyangwa bagenda bahura n'Imana. Ubwo rero niba yarumvishe ibisobanuro byacu byari hasi, njye ndamushimiye kandi nshimiye n'Imana ko ibyo twifuza ariko biri, ahubwo dukora uwo murunga bive hejuru afite imbaraga, tumanuka natwe bitugereho, natwe tumanurire aho hasi,
niryo sengesho ryanjye, nicyo nabambwiye Rukundo cya mbere. Icya mm, kabiri rero ubwo dusomye wenda nko mu, kuko twari twavuze ku ibuye kugira ngo abatarumvishe ikiganiro cy'ubushize ngire icyo mbabwiraho, ni uko twababwiye ko ibuye risobanura iki? Risobanura ukuri kw'Imana. None ubwo ngubu ukava ku ibuye ridafite agaciro, ni umucanga, ukagenda ukagera kuri zahabu, byose biba bigenda bivuga ukuri kw'Imana ariko kudafite imbaraga zingana. Wenda nafata urugero uyu munsi nko mu ivugurura, mu iyimuka-Misiri 2:12, batubwira ko Musa yica umunyayejibuti cyangwa se yica umunyamisiri, yarangiza akamutaba mu mucanga. Bifashwe gutya ni nacyo gituma Musa aza no guhunga, nicyo cyatumye aza guhunga. Ariko iyo ubisomye gutya watekereza ute se, yishe umunyamisiri arangije agira gute? Amuhamba mu mucanga. mm, Kwica umunyamisiri ni ukuvuga yuko hari igitekerezo cyangwa se inyigisho zo mu Misiri yarwanyije, akazirangiza, akazitsinda kugeza ubwo azishyize munsi y'umucanga, ni ukuvuga munsi y'ijambo ry'Imana. N'icyo ngicyo ni ukuvuga ngo hari ibintu, ibitekerezo, inyigisho, imitekerereze, imikorere, ibikorwa yabashije guhashya ku mugaragaro, noneho arangije agira gute? Abishyira mu mucanga, abihamba mu mucanga, ni ukuvuga kubishyira munsi y'ijambo ry'Imana, kuko umucanga ni ijambo ry'Imana mu rwego rwo hasi. Impamvu ari nabyo nanone ni iyihe? Ni uko iyo tuvuga ibyo mu Misiri tuba tukiri mu rwego rwo hasi rw'ijambo ry'Imana. Ubwo wenda tuzabigarukaho niturayanda nka Zaburi ya 87, igaragaza uburyo amoko yose y'isi akomoka i Siyoni, ariko na Misiri irimo. Kuko hari abatekereza ko Misiri buri gihe ivuga ikintu kibi, si byo. Ubwo aba ari bya bindi byacu byo kureba ikintu ku ruhande rumwe tukibagirwa yuko igishobora kuba cyiza gishobora no kuba kibi, igishobora gutanga urumuri gishobora no gutanga umwijima, uretse Imana yonyine. Noneho ubwo rero kera njye ndi umuskuti, twajyaga turirimba turi kuri rasambuloma tuvuga ngo umuntu w'igipfapfa w'igipfayongo ngo ameze nk'amata mu cyungo cyangwa se inyama mu cyansi. Ubwo bupfapfa n'ubupfayongo ni ukuvuga ngo ni ibintu bitari mu mwanya wabyo. Hari amata mu cyungo, ibyo ntabwo bibaho, amata aba mu cyansi. Hari inyama mu cyansi, ibyo nabyo si byo. Ubwo rero muri iri somo yafashe aho atubwira ati gufata umutima w'ibuye, uwo mutima w'ibuye ni gute wabihuza n'ibi ngibi tumaze kuvuga? Kubera ko nta kindi kiganiro nifuje ko twakora, ndashaka ko tuguma kuri iki kintu tukakivugaho. Uwo mutima, umutima uvugwa muri Bibiliya, uwo mutima wa Yezu, uwo mutima reka tuwuvugeho gatoya. Ezekiyeli 36 itangirwa n'amagambo mu Kinyarwanda bakoresha ngo, iyo bayitangira bavuga ngo ko abanyamahanga basetse Abayisiraheli, bavuga ngo ni ari haha, no, mu Gifaransa ni bavuga ngo hahaha. Ni 36:2, 36:2 bavuga ngo iki? 36:2 bavuga ngo awawa awa, ariko mu Gifaransa bavuga ngo hahaha. None bavuga ngo ni bimwe mbabwira, ijambo ry'Imana nta kintu na kimwe kidafite icyo kivuze. Guseka Imana cyangwa guseka abana b'Imana ni iki? Ni uko abanyamahanga baba barabashije kudutsinda, cyangwa se gutsinda abakristu, gutsinda abayobotse, babatsindishije iki? Ijambo. Niyo mpamvu noneho ko guseka abana b'Imana ni ukuvuga ngo ni ukubatsinda mu ijambo. Ibyo rero birazamuka, twagera muri Ezekiyeli 36:22, Imana ikavuga iti byose ngiye kubirangiza, ngiye kubababarira, ariko ntabwo ndabikora kubera mwebwe, ndabikora kubera izina ryanjye. Icyo ni cyo cya mbere. Ubwo ngubwo iyo musomye hariya kuri 22, Ezekiyeli 36:22, ukazamuka uhita ubona yuko bisa n'isengesho rya dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yogere hose. Ni icyo ngicyo gituma Imana idukiza kubera yuko idukunda mu izina ryayo, idukunda mu cyubahiro cyayo.
ntabwo idukiza kubera ko tubikwiriye, nta nubwo idukiza kuko turi ibitangaza cyangwa turi inde nande cyangwa dukora ibikorwa ibi n'ibi, oya, ahubwo idukiza kubera yuko ari icyubahiro cyayo imbere yande, imbere ya shitani. Ntabwo shitani igomba gutsinda Imana, niyo mpamvu idukiza. Ibyo rero ubwo ngubwo iyo tugeze kuri 24 tubonaho amagambo abiri avuga ngo nzabakura muri ayo mashyanga, nzanabakura muri ibyo bihugu, mbagarure mu gihugu cyanyu. Nzabakura muri ayo mashyanga, icyo ni kimwe. Icya kabiri, nzabakura muri ibyo bihugu, noneho mbagarure hehe? Mbagarure mu gihugu cyanyu. Igihugu cy'abana b'Imana ni ikihe? Ni Kanahani. Igihugu cy'abana ni ikihe? Ni Edeni. Igihugu cy'abana b'Imana ni ikihe? Ni Kiliziya. Ni ukuvuga ngo ni Imana idukura iryo shyanga nk'ibikorwa bibi turimo, ibyo bihugu nk'iki kibi turimo, nk'ibitekerezo bibi dufite. Imana rero kubw'impuhwe zayo idukura mu bibi tubamo, icyo ni icya mbere. Icya kabiri, ikadukura mu ki? Ikadukura mu bitekerezo tubamo. Icyo gihe itujyana hehe? Itujyana mu gihugu cyacu. Igihugu cyacu ni Kiliziya. Noneho iyo icyo kirangiye, ugakurikiraho icya kabiri, ni ikihe? Idusukaho amazi, cyangwa se idusuka hejuru amazi kugira ngo adukureho ubusembwa, anadukure mu bigirwamana. Ndagira ngo usome Yohani 15:3, usome Yohani 17:7, hashake. Ariko nagira ngo abantu barekera kujya mu mpaka zo kuvuga ngo njyewe nabonye batisimu y'amazi, ngo njyewe ngo bancuritse mu mazi, ngo njyewe ngo bansutseho agatonyanga, ngo njyewe ngo ibyo byose ni impaka zitari zo. Nagira ngo mumenye icyo bita gusukwaho amazi n'Imana. Bidusomere Yohani 15:3, udusomere Yohani 17:17. 15:3 niba wahageze. Shyiramo ekutere. 15:3 Mm. aratubwira ngo mwe murakeye kubera ijambo nababwiye. Ni Ako umurongo kantu ufata. gasubiremo. Igikesha abantu ubwo ubisomye mu gifaransa ni ukuvuga ngo murakeye kubera ijambo nababwiye. Murakeye kubera ijambo nababwiye. Ni uko Iva- i- havuga Igenda 17:17. 17:17. Mm. burije mu kuri, ijambo ryanjye ni ukuri. Ongera usubiremo, batagatifurishe. Batagatifurize mu kuri, Mhm. ijambo ryanjye ni ukuri. Ijambo ryanjye ni ukuri. Ni ukuvuga ngo ibintu byose twirirwa twikurungamo tugeraho gute, nta kindi kintu kigutagatifuza, nta kindi kintu kikuhagira, nta kindi kintu kikumaramo ibyaha cyangwa kikumaraho ibyaha, kigukura mu bigirwamana, kigukura mu mwanda urimo, uretse ijambo ry'Imana. Icyo kintu rwose mubishoboye, wenda muri iki kiganiro wabasha kucyumva cyangwa uzacyumva, nagera aha ngaha nashaka azahagarike. Nta kindi gishobora kugukura mu byaha, nta kintu gishobora kugukura mu bigirwamana, ibyaha nk'ibikorwa, ibigirwamana nk'ibitekerezo bitari byo, uretse ijambo rya Yesu. Icyo rwose ni ukuvuga ngo biri muri Bibiliya. Ubwo wenda tugarutse muri Ezekiyeli, y'amazi amanuka mu ngoro, tugarutse mu byahishuwe, y'amazi amanuka imbere y'ingoro, nta kindi baba gushushanyiriza. Mu ngoro hasohokamo ijambo ry'Imana. Iryo jambo ni ryo ritwuhagira. Ntabwo twuhagirwa n'amazi, ntabwo twuhakirwa n'amazi, twuhagirwa n'ijambo ry'Imana. Icyo ni cyo cya kabiri. Icya gatatu, ari nacyo kibazo cy'umuvandimwe. Noneho Imana, ubwo twageze kuri 3:6, Imana ikagera gute? Ikaturemamo umutima mushya, ikaduha umwuka mushya. None ibyo byarangiye, imaze kuguha umutima mushya n'umwuka mushya, ikadukuramo wa mutima w'ibuye, ikaduha umutima w'inyama. Reka rero tubihuze na kwa kuri twasomye ubushize, kuko uku nguku bisometse, ikintu cya mbere Imana igukuramo, ndavuga ku buryo bworoshye, ndabisoma ku buryo bwa mbere bworoshye. Icyo Imana igukuramo ni ikihe?
ni ukutamenya guca bugufi. Umutima w'ibuye ni umutima udaca bugufi, mbivuge gutyo ku buryo bworoshye. Icyo Imana igushyiramo ni umutima w'inyama. Umutima w'inyama ni iki? Ni ubuzima. Ariko noneho tubisomye dukoresheje buriya buryo bw'ibuye, buri munsi twirirwa tuvuga ngo ijambo rirarema, ngo ijambo ryawe nyagasani rirarema. Ubwo turi muri Yohani 14 kuva ku murongo wa 11 kugera ku wa 14. Uturemesha ijambo ryawe, ijambo rirarema. Umubyeyi kuva umwana ari uruhinja yirirwa amubwira uzagira utyo ibyo gutyo gire gutya. Icyo nicyo cyubaka umutima we, nicyo cyubaka umutima w'uwo mwana. Kiri mu byubaka umutima w'uwo mwana, ntabwo uvuga ko aricyo cyonyine cyubaka umutima w'uwo mwana, ariko kiri mu byubaka umutima w'uwo mwana. Bazakubwira ngo umuntu yize ibi n'ibi, ni ijambo azaba yarize. Niba ari muganga azaba yarize ijambo ry'ubuganga, niba ari umwubatsi azaba yarize ijambo ry'umwubatsi. Niryo bazaba baramwubakishije, niryo bazaba baramwigishirijeho kugeza igihe abaye umwubatsi. Ni ukuvuga ngo icyo bakubwira nicyo uhinduka, icyo bakomeza kukubwira nicyo uhinduka. Ubwo rero nufata ijambo ukaribwira umuntu, rizamuhindura, rihindura umutima we. Ni ukuvuga ngo wa mutima w'ibuye yari yarawukuye kuki? Yari yarawukuye ku byo yagiye abwirwa bipfuye. Nibyo byatumye agira umutima w'ibuye. Kugira ngo ugire umutima w'inyama ni uko ugomba kubwirwa irindi jambo, ni ukuvuga ijambo, kubera ko ukuri ugomba kubwirwa ukundi kuri. Hari ababwiwe ikinyoma, nicyo cyatumye ugira umutima w'ibuye. Wabwiwe ikinyoma kikuha umutima w'ibuye. None Imana igiye kukubwira ijambo ryayo, ni ukuvuga ukuri kwayo, noneho kuguha umutima w'ubuhe? W'inyama. Twari twabivuzeho mu kiganiro cy'ubushize, reka mbigarukeho. Imana ibyo itanga ni ibintu bibiri. Itanga urukundo rwo kutumara inzara, inzara yo gukunda no gukundwa. Nudakundwa n'Imana nta kindi kintu kizagukunda. Nudahabwa urukundo n'Imana ntuzigera umenya gukunda, uzarenda upfa ugira muri depression yo kuvuga ngo ntibankunda. Kubera iki? Kuko nta rukundo nyarukundo uzaba wahawe. Iyo nzara uzaba uyifite. Ikindi cya kabiri Imana iduha ni iki? Iduha ijambo ryayo kugira ngo ritumare inyota. Inyota yo kumenya ni ikintu kizaduherekeza ubuzima bwacu bwose. Umwana akeneye kumenya, umusore akeneye kumenya, umusaza akeneye kumenya. Ahubwo se uzajijuka ute utazi gusoma? Uzajijuka ute udashaka gusoma? Uzajijuka ute wirengagiza ibyanditse? Ubwo rero kugira ngo umutima wawe uve ku ibuye, ibuye ripfuye, noneho umutima wawe ujye ku ibuye, ako uhinduke inyama, bigusaba kumva ibuye. Bigusaba gusenya ibuye ryari kurimo. Ibuye risenywa n'iki? N'irindi. Nababwiye yuko ikinyoma kitarwanywa na Kalachnikov. Ikinyoma ntabwo kirwanywa n'inyundo, ntikirwanywa n'ubuhiri, kirwanywa n'igitekerezo, kirwanywa n'ukuri. Ubu rero hano Imana igukuramo umutima ukomora ku kinyoma. Cyakubwiye yuko uri umuntu ukomeye, ikinyoma cyakubwiye yuko wigize, ikinyoma cyakubwiye ko abandi nta gaciro bafite. Uwo ni umutima udaca bugufi. None ikagushyiraho umutima wayo, umutima w'inyama. Sinzi wenda niba hari ako ukuyemo, cyangwa se umuvandimwe aricyo azakuramo, cyangwa nakongera ngasubiramo uko bikurikirana. nibyo hari uburyo biri kujya biza, ariko nyine nkumva ndacyafite inyota yabyo, sinzi. Icya mbere ugomba kumenya ni uko hagomba none ngiye no gusubira hejuru muri Ezekiyeli, kuko ikivuga utabashije gusubira hejuru. Icya mbere muri Ezekiyeli tubanza kubwirwa yuko baguye kugera ubwo abanyamahanga babyina hejuru. Niko tubanza kubwirwa muri Ezekiyeli 3:6 ku murongo wa 2. Noneho bikazamuka iyo abantu bamaze kugwa, iyo kiliziya imaze kugwa, iyo umuntu yamaze gusenura amavi, Imana iramureka mpaka arangiye, akonotsemo ibyo yishingikirizaga, akonotsemo ibyo yemeraga. Kuko ntabwo ishobora kuza kukubwira ugifite ibyo uhagazeho.
ntishobora kukubwira ugifite ibyo utekereza, ntabwo bishoboka, irakwihorera paka ibyo bintu ugiye ukihonda ku rukuta ukaba iciro ry'imigani. Ni nayo mpamvu iyo ukurikira ubuhamya ujya wumva umuntu akubwira ati nari naraguye mu businzi, undi akavuga ati nari narabaye indaya, undi akakubwira ati nari naricaga abantu agira gute. Ni ukuvuga ngo igihe cyose utarabasha kumva yuko ibintu urimo ntaho bikugeza, Imana ntabwo isa, irakwihorera. Niba utarabona ko ibintu urimo ntacyo bikugeza, irakwihorera. Nguko uko twirwana n'abantu bakubwira ko basenga bagira gute, ariko kubera yuko atarakubita umutwe hasi ngo akubite agatuza hasi asenuke ikibuno asitara inzara zishiremo, aba yumva gikomeye. Ariko ibyo ngibyo byabaye, ubwo ni ukuvuga ngo ibyo byo tuzanabibona hano igihe tuzaba twiga ku ijuru. Ugomba kubanza kwikuramo ibyawe byose bibi, kubera yuko umwenda mushya udafatanywa n'umwenda ushaje. Ugomba kubanza kwikuramo ibyari bikurimo bigashiramo. Kubera iki? Kubera yuko divayi nshya itabikwana na divayi ishaje. Aho rero ni hahandi ugenda ukagaruka uvuga uti nyagasani ni wowe nagira. Aho rero iyo hageze nibwo Imana ikwereka ko ihari, kuko wari warayibagiwe, wumvaga wishoboye, ikwereka ko ihari. Ubwo noneho tugeze kuri Ezekiyeli 36:22. Ibyo ikora byose bikorera icyubahiro cyayo. Ibyo ikora ni ukugira ngo hatoya abanzi bayo, ni ukuvuga shitani cyangwa abadayimoni, batavuga ngo hari uwo bayitwaye. Iyo ugarutse irakwakira. Ntabwo ikwakira kuko ibyaha byawe byavuyeho, ntabwo ikwakira kuko ubugoryi bwawe bwavuyeho, ahubwo ikwakira kubera iki? Kubera yuko noneho umenye yuko nta kindi gishobora kuba hejuru uretse icyubahiro cyayo, uretse yo nka so. Ubwo ni rya sengesho rya dawe uri mu ijuru, ariko munasomye neza 22 na 23 n'ubundi bijya gusa na dawe uri mu ijuru, uko itangira icyubahiro cyayo imbere y'amahanga. Izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yogere hose. Ni ukuvuga ngo icyubahiro cyayo imbere y'amahanga. Ibyo nibyo dusanga muri 22, 23. Wenda waza kuhasoma cyangwa se ukaza kuhashyira ku kiganiro hasi. Noneho twakomeza twagera kuri 24, bakatubwira iki? Bakatubwira yuko ibakura mu mashyanga bari baragiyemo, icyo ni kimwe, ikabahuza ibakuye mu bihugu bagiye batataniyemo. Kugukura mu ishyanga ni ukuvuga ngo kugukura mu bukozi bwiwe bwose wari waragiyemo, mu byaha, mu isayo wari urimo, kugukura mu bihugu, kuko hari ishyanga n'ibihugu. Kugukura mu bihugu cyangwa se kubakura mu bihugu mwari mwaragiyemo ni ibinyoma byose mwari mwaragiye inyuma. Ibyo ngibyo ikabikora kugira ngo mugaruke hehe? Mu kiliziya. Kiliziya igomba kurangwa n'iki? N'ibikorwa by'urukundo. Igomba kurangwa n'iki? N'ibikorwa by'ukuri. Ngiki cyo bita kiliziya. Noneho tugakomeza twagera hejuru ku 25, ubwo ndavuga uko bigenda bikurikirana. Ikintu cya mbere imaze kukugarura ikora ni ikihe? Ikumenaho rya jambo, ni ukuvuga ikumenaho amazi yayo. Ntiturakora ku mazi ariko tuzabigarukaho. Ikumenaho amazi, ubwo turi kuri 36:25. Ikugarura mu kiliziya, none ikakumenaho amazi, ni ukuvuga ikaguha ijambo ryayo. Iryo jambo ryayo rigukura mu cyaha, iryo jambo ryayo rigukura mu bigirwamana. Ibigirwamana nk'inyigisho zipfuye, icyaha nk'ibikorwa byose, cyangwa se ubwandu nk'ibikorwa byose bitari mu nzira y'urukundo. Twabonye muri Yohana 15:3, Yohana 17:17 ko nta kindi kigukura cyangwa se ayo mazi avugwa ari ayahe? Ari ijambo rya Yezu. Ijambo rya Nyagasani Yezu Kristo ni ryo ryonyine riduhanaguraho amazi, nako riduhanaguraho ibyaha. Ubwo noneho rero hakaza cya kibazo cyo kuvuga ngo isi nshya, nako umutima mushyashya, umwuka mushyashya. Noneho ikabasha kugukuramo iki? Kugukuramo umutima wawe w'ibuye, ikagushyiramo umutima w'ubuhe? W'inyama. Ibanza kurema isi nshya, ibyo ntabyo nari navuze. Nako ibanza kurema umutima mushyashya, ikakuremera isi nshya. Ni ukuvuga ngo igomba kubanza kuguha kiliziya, kubera ko iyi ngiyi ni ikimenyetso cya kiliziya muri wowe. Ni iki?
ni umutima. Umutima ni ibikorwa bya kiliziya. Icya kabiri ni umwuka mushya. Umwuka mushya nk'iki? Umwuka mushya nk'inyigisho za kiliziya. Izo nyigisho iguhaye rero ari nazo twitaga ki piyeri cyangwa se ibuye. Izo nyigisho nizo zishobora guhindura wa mutima wawe. Ni nguko uko rero wa mutima w'ibuye uhinduka iki? Umutima w'inyama. Ariko bikoreshejwe n'iki? Na za nyigisho, kubera ko iyo yamaze kurema muri wowe iki? Ijuru n'isi nshya. Ijuru n'isi nshya bisobanura iki? Kiliziya nshya muri wowe. Ni ukuvuga ngo ijuru n'isi nshya ntabwo ari ikibazo cy'ibitaka, ntabwo ari byo. Nta nubwo ari ikibazo cy'ikirere, ntabwo ari byo. Ahubwo ni ikibazo cy'umutima mushyashya uhabwa, cyangwa se uburyo bushyashya bwo kwakira, bwo gukora, uburyo bushyashya bwo kwakira inyigisho. Ngira ngo wenda twakomeza kugira ngo turangize kare uyu munsi, ariko ubwo hagati aho ngaho nagira ngo tuvuge nko ku bintu bitoya bijyana n'ibi ngibi. Hari aho batubwira Mm. ngo abo bantu cyangwa se ubwo bwoko, ako ngako nanumvisha ko ngomba kukavuga uyu munsi, ntumbaze impamvu, bunyubahisha iminwa ariko ku mutima ntabiriho. Tubisanga muri Izayi 29:13 cyangwa Matayo 15:8. Matayo 15:8 afata ibyo muri Izayi 29:13. Ni ukuvuga ngo ku rurimi ni ibigaragara, ni uburyo tugaragara, ni uburyo abantu batubona, ni uburyo twiyereka abantu. Ngicyo icyo bita ku rurimi. Mu gihe ku mutima tutubaha Imana, ni ibyo bikorwa byose. Ubwo muri Izayi ho yongeraho yuko ari ibikorwa twitwaza amategeko. Kuko kwitwaza amategeko ni ukuvuga, murabibona sinsambana, murabibona siniba, murabibona sinywa inzoga, murabibona nubahiriza icy'icumi, murabibona nkora ibi byose. Aho ni ku munwa, witwaje ijambo Mm. ry'Imana, ariko ku mutima utarimo, utari ibindi, unakuri ibindi. Uri ikirura muri wowe, uri ingwe muri wowe, uri imbwa muri wowe, ariko inyuma ku rurimi akaba ari we muntu wa mbere wemewe. Ibyo rero nibyo Yezu arwanya muri twebwe. Iyo akuremeye isi nshya, agukuramo uwo mutima w'ibuye, ni ukuvuga iryo jambo rye wakira, uko kuri wakira niko gutuma ugerageza gusa imbere n'inyuma. Bose baba umwe dawe, wenda nzabigarukaho. Noneho sinzi niba hari ikibazo usigaranye cyangwa twakomereza ku mutima mutagatifu wa Yezu. Umutima mutagatifu wa Yezu rwose ndumva ugerageje kudufasha ku buryo bwumvikana, nta kereka wenda uzagira ikibazo nabwo yazabaza, kubera ko nicyo tubereyeho mu gufashanya kugira ngo ibitageragejwe kumvikana uko Yezu adufashije tukabonera ibisubizo, nuko tuzaba tubigeza no ku bavandimwe batubajije. Murakoze. Ubwo rero tubuze umutima mutagatifu wa Akomeza. Yezu. Umutima mutagatifu wa Yezu tuba turimo kuvuga kiliziya mu 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 butagatifu bwayo bwose bushoboka. Umutima tuwufite nk'inyama, ariko uwo mutima tuwufite nk'amaraso. Ni ibintu bibiri bijyana. Umutima Mm. tuwufite nk'inyama, umutima tuwufite nk'amaraso. Amaraso atembera mu mutima, mu mubiri wacu, ni ubugingo. Ni nayo mpamvu wenda hari abo babwira ati ntimuzarye ikiremve. Kubera iki? Kubera ko ntawe ugomba kurya ubugingo. Wenda ndabigarukaho gatoya. Noneho rero ntawe ugomba kurya ubugingo. Uyu mutima ndimo kuvuga ko ari Imana mu byayo byose. Ubwo noneho tugiye kureba urugero. Ni ukuvuga ngo umubiri w'umuntu wose nicyo bita, kubera ko umuntu ashobora kubaza ikibazo cy'amafuti, ariko ntabwo ari amafuti. Ni ikibazo gikomeye, nzi yuko n'abahanga bazagisubiza bibagoye. Ni ikibazo cyo kwibaza ngo ngaruke ubundi ngo ame cyangwa se simbizi nawe umutimanama cyangwa iki iba hehe. Ni umuntu wese, ntabwo iba mu mutwe, ntiba mu zuru, ntiba mu kirenge. Ni umuntu wese. Yezu rero kubera yuko ari we muntu wuzuye,
niwe muntu wuzuye, niwe mana n'umuntu rwose. Ni ukuvuga ngo umutima we ni nawo utembera mu mubiri we wose. Ni ukuvuga ngo amaraso ye yose ni umutima we, niwe we ko yakabaye. Turafata urugero rwa Samusoni, kubera ko ubwo iyo usoma Ancien Testament cyangwa ibiri muri Ancien Testament ni Yezu bivuga gusa. Samusoni imbaraga ze zari mu musatsi. Ni ukuvuga ngo no mu musatsi imbaraga z'Imana ziba zuzuye. Yezu arababwira, baba bavuze ngo arimo gukoreshwa na Beelzebub, baravuga ati niba nsigaye nyirukanisha urutoki. Kwirukana ni ukuvuga ngo n'urutoki harimo ubwo bugingo bwa Yezu. Turacyakomeza ubwo kugira ngo ubone ko Yezu wenda ku ruhu rwe, cyangwa se iyo tuvuga uruhu muri Bibiliya tuba turimo kuvuga ibikorwa byose by'ukuri, cyangwa se ibintu byose by'ukuri bihishe, cyangwa se bigomba guhisha ibikorwa by'urukundo, bigomba kwita ku bikorwa by'urukundo. Aho nanone amaraso agera ku ruhu. Ni ukuvuga ngo ibintu byose ushobora kubona muri Bibiliya bivuga ku muntu, iyo ari Yezu tuvuga, ibyo bintu byose birimo amaraso ye. Ntabwo, kubera ko umutima upompa werekeza mu mubiri wose, ibintu byose byo mu mubiri bikabasha gukora neza, yewe n'ubwonko bukora. Kubera iki? Kuko amaraso arimo kugeramo. Ngicyo rero uwo mutima mutagatifu wa Yezu ni wo ugomba kugaragara muri kiliziya. Ikintu cyose cyo muri kiliziya, urugingo rwose rwo muri kiliziya rukabasha kwakira kuri izo mbaraga. Tuzi kenshi, wenda ubwo twasoma nko muri, sinzi na twasoma, ariko twavuga nko muri Yeremiya 17 umurongo wa 9 n'uwa 10, niho batubwira yuko Imana ireba mu mutima ikareba no mu mpyiko zacu. Imana ireba mu mutima no mu mpyiko zacu. Uko kureba kw'Imana ubwo iyireba mu mutima, ariko kureba mu mutima ni ukukwibutsa yuko Imana ireba urukundo rwacu, izi urukundo rwacu. Naho kureba mu mpyiko ni ukureba noneho ukwemera kwacu. Ubwo noneho rero impyiko, kubera icyo arizo nafasheho urugero, kuko nashobora gufata ibintu byinshi mbere yo kuvuga umutima, ni uko impyiko arizo ziyungurura amaraso. Ukuri kwacu rero kurayunguruye, kurayungururwa. Imana ikora ku buryo kuyungururwa mbere y'uko kujya mu mutima. Ni ukuvuga ngo ibikorwa byacu by'urukundo niyo bitayunguruwe n'ijambo ry'Imana, ntabwo aba ari byo. Ibyo bikorwa biba byajemo iki? Biba byajemo ubufarizayi. Ubwo rero nagira ngo kuri uyu munsi twongere dutekereze umutima mutagatifu. Uwo mutima mutagatifu uvamo amazi, uwo mutima mutagatifu uvamo amaraso. Amazi nk'ukuri mu rwego rwo hejuru, n'akamaraso nk'ukuri mu rwego rwo hejuru, amazi nk'ukuri mu rwego rwo hasi. Ariko byose bikaba biva mu mutima wehe mutagatifu. Uwo mutima rero ni uwo kwibutsa ko mu rukundo nta kindi gishobora kuvamo uretse ukuri. Ntabwo mu kintu cy'urukundo hashobora kuvaho ikinyoma. Ibikorwa rero byose mukora mubikoreye mu rukundo, mubikoreshejwe n'urukundo, nta na rimwe bishobora kuzaherekezwa n'ikinyoma, nta na rimwe bizigera bibyara ikinyoma. Twarekera aho ngaho uyu munsi. urihangana gatoya ngize ariko kaje nyuma, umaze kudusobanurira umutima wari ibikorwa nyine by'Imana. Ahantu nagize akabazo, Mm. ambara sinzi nimba naraba mbivanze. Ntabwo ndimo kumva. Ah, Mm, ntabwo uri kunyumva gutya. noneho c'est bon. Nari mvuze urihangana gatoya ngo usubizeho inyuma gatoya, sinzi nimba uragikomozaho cyangwa nimba twazakigira ikiganiro kwacyo. Mhm. Hari aho nari ngize akabazo gato ngo bijyanye no mu iyimuka Misiri, nari ndimo kureba umutima, mbona aho mu iyimuka Misiri 4:21, aho Mhm. uhoraho abwira Musa ati dore uri mu nzira igusubiza mu Misiri. Mhm. Ibuka rero bya bitangaza byose naguhereye ububasha, uzabikorera imbere ya Farawo
naho njyewe nzatera umutima we kunangira, maze ye kure- ye- ye kureka imbaga ngo igende. Ubwo aha, icyo cy'umutima wo kunangira, umutima wiyoroshya, umutima urira, yego. afite umutima winangira ni Mm, kimwe n'uriya mutima w'ibuye. Ni umutima udashaka guhinduka. Noneho aho ikibazo kiri ntabwo ari aho ko umutima abantu badashaka guhinduka. Nawe urabazi, nanjye ndabazi, twese turabazi. Nanjye wenda nihereyeho hari ibintu bimwe na bimwe ntashaka guhinduka. Ndavuga njye nihereyeho mbere yo kuvuga abandi. Hano rero iyo bakubwiye ngo Imana izatera, kuko niho ikibazo kiri, ntabwo ikibazo kiri aho niho hari ikibazo rwose. ikibazo ni aho ngaho kiri. Ni Mm, ukuvuga ngo iyo utekereza Imana buri gihe ujye uyitekereza nk'urukundo abusori, ni ukuvuga ngo ni urukundo rudafite ikindi kivanzeho. Niba rero Imana imaze kuba urukundo rudafite ikindi kivanzeho, ni uko ibyo watekereza byose ntabwo ushobora kwitwerera ikintu kitari icyiza, ntushobora kwitwerera ikintu kitari urukundo, ntabwo bishoboka, ntabwo bishoboka. Ubwo rero mu myandikire ya Bibiliya, wenda naguha nk'urugero. Ufite ipasi mu rugo, ufashe umwana wawe uramusobanuriye cyangwa abana bo mu rugo basobanurira uti mwa bana mwe iyi pasi irashyushye urakoraho iramwotsa. Naho ngo wakoze, yewe ugerageza no kuyihisha byongeyeho, wishyiraho umwana adakora, wongera asobanura neza uti iyi pasi irashyushye nuyikoraho izakubabura. Icyo gihe iyo umwana akozeho ikamubabura, kandi nako bigenda kuko iyo uyikoze irakubabura, harimo uko atakumviye, ntabwo ari wowe wamubwiye ngo jya gukoraho, ariko noneho ikibazo kubera ko ipasi ari iyawe, icyo ni icya mbere. Ipasi ni iyawe, ni ukuvuga ngo uwo mwana n'umucamanza undi yavuga wabireba yavuga ko wokeje umwana, ariko ntabwo ari wowe wamwokeje, ni uko icyo gikoresho cyamwokeje ari icyawe cyangwa se ari wowe ugifitiye resiponsabiriti. Imbwa yaruma umuntu ntabwo uba wayohereje, ahubwo ushobora no gusanga uwo muntu yanayisanze hehe, aho yari iziritse cyangwa mu gipangu. N'abantu rero ni uko nguko tumeze, ni kimwe n'ihene uzayibuza kujya kurya imyumbati, ariko izaca ikiziriko, ikintu cya mbere yihutira no kujya kurya iyo myumbati. Kubera iki? Kubera yuko dufite umutima ugana ku kibi kurusha uko wihutira kugana ku cyiza. Dufite umutima wihutira kujya ku kibi kurusha uko wihutira kujya ku cyiza. Muri make rero, wenda mbivuze ku buryo bworoshye, ibintu byose byitirirwa Imana, ni nabyo kuko ariyo yabiremye, ariko uburyo tubikoresha ntabwo dushobora kubigerekaho. Muri make ni uko nagusubiza, ni ukuvuga ngo ibyo dukora tujye tubyigerekaho, ariko kubera ko ariyo muremyi, ariyo mubyeyi, nta kundi umubyeyi acumura ageze ate yicaye. Hari ibintu abana bawe bazajya bakora ku ishuri cyangwa bakora ku ishuri ukabitumirizwa ukanabihanirwa, ariko ntaho uhuriye nabyo, kandi no muri raporo bakaba bakandika ko wakoze gutya, ariko ntaho bihuriye. Ariko iyi ni imyandikire ya Bibiliya, wenda hari igihe tuzakora ikiganiro cyihariye ku myandikire ya Bibiliya, uburyo hari ibintu bitewe n'uko imyandiko ari uko zimeze batwerera Imana ariko atari ibyayo, ariko bitavuga yuko byica inyandiko ya Bibiliya. Ntabwo aricyo nshaka kuvuga, ntabwo aricyo nshaka kuvuga. nkurikije uko wanabisobanuye, byajyamo kumvikana kubera ko ibikorwa umuntu akora rimwe rimwe na rimwe, umuntu nimba wenda ngiriye umuntu nabi, barambwiye ko kugira nabi ari bibi, cyangwa se nimuhotera mugenzi wanjye ari bibi, ibyo bintu nkabirengaho nkakora nabi, birumvikana ko rwose si uko ntari mbizi, wenda nari mbizi mbirengaho nkora nabi. Ubwo rero ntabwo navuga ngo ni naka wanteye kugira nabi. Rimwe na rimwe hari igihe tubitera, hari igihe wumva abantu wenda bakavuga ati ni shitani yanteye kugira gutya, ariko ni ibyo bikorwa byacu nk'uko wari ubivuze tugomba kuba Mu myandikire ya Bibiliya urwo rugero rutanze ni ukuvuga ngo uwo muntu ni Imana imubazwa, kubera ko niyo mubyeyi wawe. Twese ikomeza kuba umubyeyi, ariko mu by'ukuri ni wowe wabikoze.
Ni wa ngo niba ufite imodoka ikagonga umuntu, asiranse zizaza kandi wenda ari umushoferi wari uyitwaye, asiranse izaza kukureba wowe nyiri imodoka. Asiranse ziza kureba, ni wa ngo iyo ni imyandikire ya Bibiliya, byo ndabyemera ari nako biri, ariko icyo ugomba kubanza kukumva neza mbere na mbere, ni nka biriya bavuga ngo Imana irica, ngo Imana igira umujinya, ngo Imana iribagirwa. Biriya turi mu myandikire ya Bibiliya, turi mu myandikire ya Bibiliya, ni nacyo kintu ni naryo buye abantu basitaraho, ni naryo buye risitaza abantu, ni naryo buye rituma abantu bavuga bakanavugishwa kuri Bibiliya. Kubera iki? Kubera ko badashaka kwinjira ku rurimi rwa Bibiliya. Ni ururimi rwihariye, ni ururimi rwigwa, ni ururimi rusaba nyine kutagenda muri logike y'abantu, kuko ubisomye nk'uko abantu babisoma, aho wahita uvuga ko Imana yararibagiwe, aha ngo wahita uvuga uti Imana aha ngaha yaramuhannye, ariko ibyo ntabwo ari byo. Ntabwo Imana ishobora gukora ikintu gitandukanye n'urukundo, ariko ibikorwa dukora twebwe byo biraduhana, biraduhana uyu munsi cyangwa bizaduhana ejo. Ibyo byo nta banga ririmo. Ni ukuvuga ngo iyo bakubwira ngo uzajya mu muriro, ntabwo ari Imana izakohereza mu muriro. Wowe ubwawe ibikorwa byawe, nunajya n'imbere yawe uzavuga uti aha ngaha niho nkwiriye kujya, ariko uzajyayo Imana ibabaye, uzajyayo ibabaye, ntabwo uzajyayo urimo kuvuza impundu ngo ahwi, ngo noneho ndamuhannye ngo nari naramubuze. Oya, ntabwo ari uko nguko bigenda. Imana iradukunda kandi yubaha uburenganzira bwacu, ahubwo tuyigirire icyizere kugira ngo idushyire ku nzira. Reka turekere aho wiri, ubwo twarekera nibyo aho ngaho dusenge. Nari nifuje urakoze. yuko twaza gusenga dukoresheje Magnificat. Magnificat, ariko yaba ndende, ariko twongere dusubiranemo. Uzajijuka utazi gusoma, nta kindi gitabo ugomba gusoma uretse ino Bibiliya, kugira ngo Imana igushyireho iki, igusukeho amazi. Ayo mazi ni ijambo ryayo. Ikiganiro ku mazi nacyo tuzagikora. Ijambo ryayo rigukuraho iki? Rigukura mu byaha, rigagukura no mu bigirwamana. Ibigirwamana nk'ibinyoma, ibyaha byo nk'ibikorwa byose dukora bitubahisha izina ryayo, bitubahisha mugenzi wacu. Dushyire imbere rero imitima yacu, tuyishyire imbere ya Nyagasani Yezu Kristu, akomeze atwubakire isi nshya, atwubakire ijuru rishya, aduhuze n'abamarayika bafite imbaraga, ariko natwe duharanire kuguma mu mwanya tuzaba tugezeho. Ibyo niwe mugenga, tuzi neza ko nta na kimwe dushobora kwiha kitamuturutseho, nyamara kandi si uko abitwima, ahubwo ni uko imitima yacu yinangiriye kutagirira icyizere umuremyi wacu. Gumana natwe Nyagasani, ubu n'iteka ryose. Amen.